Papa Leo wa 14 ni umunyamerika watorewe kuba umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika. Inteko y'abakardinali bagira ku 133 bateraniye muri Chapelle ya Sistine hariya i Vatican kuri uyu mugoroba washize wa tariki 8 Gicurasi 2025. Iyi nteko yatoye umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika Cardinal Robert Francis Prevost. Itorwa rya papa mushya ryemejwe n'umwotsi w'umweru wazamutse muri Chapelle ya Sistine ahaberaga iri tora kuva tariki ya 7 Gicurasi. Bisobanuye ko mu itora umukandida kuri uyu mwanya yabonye amajwi ari hejuru ya 89 mu bakandida 133 by'abakardinali bitabiriye iri tora. Cardinal Robert ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatowe nyuma yaho habaye ibyiciro 5 by'itora birimo kimwe cyabaye tariki ya 7 Gicurasi n'ibindi 4 byabaye ku ya 8 Gicurasi. Uyu mupapa yafashe izina ry'ubutungane rya Leo wa 14. Papa Leo wa 14 yavukiye mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois hari tariki ya 14 Nzeri 1955. Yagizwe kardinali na Papa Francis tariki ya 15 Mata 2023. Amuragiza Diocese Gatolika ya Callao hariya muri Peru. Niwe kardinali wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Ibi byashimishije Perezida Donald Trump wagaragazaga ko yifuza kubona uwo mu gihugu cye aba papa mushya. Perezida Donald Trump mu magambo ye yagize ati, nashimwe cyane Cardinal Robert Francis Prevost wagizwe papa. Ni icyubahiro kubona ko ariwe papa wa mbere w'umunyamerika. Mbega ibyishimo mbere y'icyubahiro gikomeye ku gihugu cyacu. Niteguye guhura na Papa Leo wa 14. Arakomeza agira ati, bizaba ari ibihe by'ingenzi. Mu mwaka wa 2023 Papa Leo wa 14 yagaragaje ko Kiliziya Gatolika idakwiye kwigisha amahame yayo gusa, ahubwo ko ikwiye kubwira isi igisobanuro cyo kumenya Yezu Kristo. Ati, akenshi tuganzwa no kwigisha amahame ariko bikarangira twibagiwe ko umurimo wacu w'ibanze ari ukwigisha icyo kumenya Yezu Kristo bisobanuye. Umurimo wacu ni ukwagura ihema tukareka buri wese akinjira muri Kiliziya. Ubu butumwa buca amarenga ko Papa Leo wa 14 yiteguye kugendera mu murongo wa Papa Francis yasimbuye kuri iyi nshingano, urimo kudahezwa uwo ari we wese ushaka umugisha w'Imana uko yaba ateye n'imibereho ye yose yaba abayemo. Icyakoze ntabwo avugwaho rumwe kuko nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa The Pillar hari muri Nzeri 2024. Papa Leo wa 14 ntiyigeze akurikirana ikirego cy'abagore bashinjaga abapadiri babiri kubahohotera mu mwaka wa 2007. Aba bapadiri babiri bakoreraga muri Diocese ya Chiclayo muri Peru yayobowe na Papa Leo wa 14 kuva mu mwaka wa 2014 kugeza muri 2023 ubwo yahabwaga inshingano i Roma. Mbere y'uko papa mushya ageza imbere y'abateraniye mu mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, yabanje guherekezwa mu cyumba cya Chapelle ya Sistine. Iki cyumba kizwi nk'icyumba cy'amarira kigaragara nk'igisanzwe.
ni gitoya ariko gifite igisobanuro gikomeye kuko giha papa mushya ishusho y'umurimo agiye gutangira. Izina ryacyo rikomoka ku marangamutima menshi papa mushya agira iyo amaze kukigeramo, avanze n'ubwoba ndetse n'amarira y'ibyishimo. Aha niho karidinali watowe yiyambura ikanzu itukura y'abakaridinali akambara iyera ya papa mushya. Biba bisobanuye ko ubuzima asigaje ku isi azabumara afite izo nshingano z'ubutungane. Muri iki cyumba haba harimo amakanzu atatu ya papa, harimo intoya iri mu rugero ndetse n'inini, kuko abadozi b'i Vatikani baba batazi niba papa mushya azaba abyibushye cyangwa ananutse. Bivuze ko iyo amaze kugeramo yambara imukwiye. Haba harimo kandi inkweto zitukura za papa, ingofero yera ndetse na furari. Ibi byose bifite ibisobanuro bitatu bikomeye, harimo guca bugufi, ubutware ndetse n'umuco shingiro wa kiliziya. Wa kiliziya gatolika. Nyuma y'umwanya kuri shapeli ya Sistine hasohotse umwotsi w'umweru. Karidinali ubifite mu nshingano agera ku ibaraza rya bazilika ya Mutagatifu Petero mbere akavuga amagambo agira ati Habemus Papa. Aya magambo akaba asobanura ko dufite papa. Iyo aya magambo maze kuvugwa nibwo papa mushya agera kuri iri baraza akageza ijambo ku bakristo bateraniye kuri iyi mbuga na kiliziya gatolika yose muri rusange. Ibi ngibi niko byagenze no mu itora rya Papa Leo wa 14 ubwo abakristo bari kuri iyi mbuga bamubonaga bagaragaje ibyishimo by'ikirenga. Icyo wamenye nuko Cardinal Robert Francis Prevost wo muri Amerika ariwe watorewe kuba papa mushya, afata izina ry'ubutungane rya Papa Leo wa 14. Ndabashimiye cyane.